maze Ruhayi irivuga pfupfupfumbe. Impyisi iti reka nanjye nivuge rero huhuhuhu. mbacire umugani mbabambuze umugani, n'uzava ikantarange azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Umugani wa Bakame n'Ikiyone. Amapfa yarateye, Bakame irasonza, maze abibuka ibyo gusuhuka. Iti mu kinyaga mpafite mabukwe nahakwereye inka zanjye 8. Bakame iragenda, ibonye inaniwe, ijya mu gicucu munsi y'inturusu. Irora hejuru ibona Ikiyone gitamiye umunopfu w'umutari. Nkunda gatukura Bakame ikarusha. Iti henga nihendera ubwenge Kiyone. Amashyo Kiyone, urakoma neza, noneho si ubwiza, urasa na bike. Bakame ivuze ityo, ikindi cy'igifu kiti uranga mbuhwanya ni hoho. Gihera ubwo ngubwo cyasamura ikinwa, umutari uragwa Bakame irawusama. Bakame iti Kiyone wimena umutwe gapfa utambyiniye wa gisambo we. Ikiyone kiti umpenzi rya none, gisigara kimyiza imoso. Inshuti bakunzi w'Ubukombe TV, hanyuma yo kumva umugani w'igikona na Bakame, noneho tugeze ku gikona n'urukwavu. N'ubundi ahangaha igikona nicyo kinyabwenge. Urukwavu rwatonganye n'igikona rurarakara cyane maze rushaka kukica, ariko igikona kibibonye gityo kirigurukira kiragenda kijya kure y'urukwavu. Urukwavu ruti iki gisiga nagikinishije mba nakishe nkakirya, uretse amaherezo kizambona. Nuko urukwavu rugerageza guhimba ubwenge bwo kuzakica. Rujya hirengeye aho ibikona bikunda gutorera. Ruhageze rubona Sakabaka, rurayibwira ruti nubona igikona ukinyereke. Uti dore urukwavu rwapfuye, nanjye ndiryamira nk'intumbi. Sakabaka irabirwemerera. Muri ako kanya cya gikona kiraza. Sakabaka ikibonye irakibwira iti dore urukwavu rwapfuye ngwino tujye kururya. Igikona kiremera kiti hogi tugende. Nuko rero biraboneza biragenda. Igikona kirarwegera kibwira Sakabaka kiti data atarapfa yambwiye ko iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo, none nduzi urunguru rwawurambitse. Urukwavu rwumvise ayo magambo y'igikona rushinga akarizo. Igikona nacyo ngo kibibone kirigurukira kiti sinkiruriye narubonye ni ruzima rwose. Nuko urukwavu rubura igikona rutyo. Tubibutsa ko iyi migani tuyivana mu kigo cy'igihugu gishinzwe integanyanyigisho gusoma mu mwaka wa 3 icapiro ry'amashuri i Kigali. Iki gitabo ukaba wagisanga kandi muri Librairie Caritas Kigali n'ahandi hagurishirizwa ibitabo mu Rwanda. Reka tugere ku mugani w'impyisi n'ihene. Kera amapfa yarateye, izuba riracana, ibyatsi n'ibiti biruma, biragwengera, ibitungwa bibura ibyo kurya, ibintu biradogera, abantu bakajya guhaha aho imvura yagwaga. Hakabaho ihene rero ikitwa Ruhaya. Ibwira izindi hene zose iti nimuze tujye guhahira muri ririya shyamba harigwamo imvura, turisha ubwatsi, amapfa nashira tuzagaruka. Ihene zose ziti nuko aho buzanye igitekerezo cyiza, ejo tuzagenda. Ruhaya iti nyabura murakomeza umugambi, ejo tuzagenda muzizindure. Buraki ihene zose zirakorana ziragenda, ishyamba zirarimena. Bigejeje ni munsi imvura iragwa. Ihene zijya gushaka aho zogama, zibona isenga harirwo rutari impyisi yabagamo, ariko ihene zo ntizibimenye. Ruhaya zijya imbere. Impyisi zibonye iti murakaza neza mboga zizanye. Ihene zose zirugama ariko zifite ubwoba. Impyisi ibonye Ruhaya yuza irayibaza iti ese Ruhaya urarya uduki? Ruhaya iti ndarya utunkucenge. Ngo uduki? Utunkucenge. Impyisi iti mpa nanjye se numve. Henga ngo utumirize bakuzanire. Nuko Ruhaya ireba amashashi y'ihene iti bana banjye mwumve icyo ngiye kubatuma, ndashaka ko mujya guca umuti wa mperezayo. Ziragenda zirahera. Nuko haca umwanya munini. Ruhaya ibwira impyisi iti urabizi natumye abana b'ibizeze, henga nohereza izindi zijye kukuzanira utunkucenge. Ikurebera ihene z'amari zahera zibwira iti nimugende mujye kunzanira umuti wa mperezayo namwe. Nuko ziragenda nazo ziherayo. Impyisi irategereza ihebye ibwira Ruhaya iti ohereza izindi za zindi ndabona zatinze. Ruhaya yari izi neza ko impyisi ishaka kurya abana bayo na za nyina, niko kuyibwira iti henga nohereza izari zisigaye ndore, ubanze zagiye mbere imvura yazishe. Ruhaya ibwira ihene z'amajigiji iti nimuze mbatume namwe dore muri bakuru. Ihene zisigaye zose ziraza, irazibwira iti nimugende namwe munshire umuti wa mperezayo. Nuko rero ziragenda maze zigumirayo. Ruhaya imara umwanya iti ewe ngiye kurora aho imvura igeze maze nzihamagare zize zatinze. Impyisi iti genda uzihamagare ariko nuzibura ndakurya nta kabuza. Ruhaya iragenda yihamagaza ubusa ibura icyayitaba, yigira hirya irahamagara, irakomeza iragenda. Aho bigeze irashibura iriruka. Impyisi biyanga mu nda ihubuka mu isenga, ibona Ruhaya irashubera hakurya. Impyisi ishyira nzira, amaguru yabangira ingata diri. Reka si ukwiruka iraca ibiti n'amabuye. Ruhaya iza gukebuka inyuma, uko yakabikenze ibona Impyisi irabutabuta mu nyuma yayo, ikuramo nayo yifumyamo, yiruka kibuno mpamaguru. Impyisi irayibwira iti ntunsiga di, uranjwayo ubusa ndakurya. Biriruka imara imisozi. Impyisi inaniwe iti genda shaho umpenzi ubwo ntuzongera kumpenda ubundi, habe ku manywa nkurye habe mu gitondo nkurye, turi kumwe na burya bwa ryari.
Ruhaya nayo iti tyaza amenyo ngo uzarya Ruhaya. Impyisi irataha igenda ifite umujinya irakariye Ruhaya. Uko yibutse ibya Ruhaya igakubita agatoki ku kandi itinda mu isenga ryayo igeze aho iti ngiye kureba Ruhaya. Bukeye iza mu gitondo cya kare igera ku ngo z'abantu igihe agasusuruko kamaze gukwira, maze isanga Ruhaya iziritse ku misoto y'ikigega iravuga iti sinjye wagushyikira, mbega noneho Ruhaya ko nkwifatiye urankizwa n'iki? Urambeshya iki kandi urabigenza ute? Ruhaya iti uramaze undya uko ushaka nta mbabazi ngusaba. Impyisi iti ongera umpende ubwenge nka mbere shahu we. Ruhaya iti noneho wanyishyikiriye sinjya kureba ngo mbeshye, uranyica nta kabuza ibyo ndabiruzi, ariko rero wanyica wagira ureke tubanze twivuge, ni nako abashaka kwicana bose babigenza. Impyisi iti ibyo nabyo ngaho ivuge nurangiza nkwice, nimara kwivuga wowe ntiwivuga se? Impyisi iti wakwivuga ugiye gupfa nkanswe njye ugiye kukwica? Maze Ruhaya irivuga pfume. Impyisi iti reka nanjye nivuge rero huhuhuhu. Abahinzi barumva baza biruka basanga itararangiza no kwivuga, impyisi bayita hagati bayivuza amahiri n'imihoro, impyisi ipfa ityo. Inshuti bakunze Ubukombe TV, iyi yose ni imigani cyangwa se inkuru zakuwe mu bitabo by'amashuri ya kera, tuba tugira ngo tubakumbuze ariko kandi tubibutsa n'inyigisho zabaga ziri muri ino myandiko. Duhereye ku mugani w'ikiyoni ndetse na Bakame, aho ikiyoni cyayitamiye umunofu w'umutari maze Bakame ikawucyambura igihenze ubwenge. Baca indi migani ngo bahita mwirubukira itarishije, cyangwa se ngo isekurume bayisesa cyangwa maze yirirwa ku mugina igisokoza. Bityo rero nihagira ugutaka cyangwa se kuvuga ibigwi bitewe n'ibyo wakoze byiza, ntugahere ko nawe ngo wiyamamaze wibonekeze, ahubwo ujye utuza uceceke uca akenge utekereze neza ukora ibirenze byiza kurushaho. Burya kwiyemera ntibiramba nubwo waba ushoboye, iyo wiyemeranya ibyo ufite bikubana imfabusa. Hanyuma rero ku gitekerezo cya kabiri, aho Bakame yashatse guhenda ubwenge ikiyoni noneho kikayibana ibamba. Burya mu buzima uzashishoze nicyo batwigisha, buriya baba bashaka ko tumenya gushishoza tukareba kure, ntidupfe gusamira ibyo tubonye byose tukabanza tukitegereza. Nk'urugero rwiza rworoshye uyu munsi hari ikoranabuhanga. Ku ikoranabuhanga rero hari byinshi byiza twabonamo tubyiyungukiramo twigiramo, habaho amasomo menshi atandukanye ari ay'ubuzima ndetse n'ay'ubumenyi dukeneye, ariko tuba dukwiye gusesengura kuko hajya habamo n'ibindi byose byadutesha umutwe cyangwa se byaturangaza bigatuma duteshuka ku nzira nziza y'imyitwarire, ariko nanone n'imyemerere yacu tugasanga irahababariye. Reka rero tujye duca akenge tubanze tugire amakenga. Icyo nicyo baba batwigisha batubwira uriya mugani w'ikiyoni ndetse na Bakame, aho ikiyoni cyanze kurya Bakame kuko cyari kibonye yuko itapfuye yipfushije, kuko cyitegereje neza kikabanza kikareba ese koko iyi Bakame yapfuye nyidondo umunwa nyirye. Hanyuma rero ku mugani w'ihene n'impyisi, nk'uko mubizi imigani aba ari imigenurano cyangwa se ibirengurira, cyangwa bafata ibikoko cyangwa ibintu bakabitiza ubuntu cyangwa bakabitiza imbaraga cyangwa ububasha nk'ubw'umuntu kugira ngo babashe kugira icyo bigisha mwene muntu. Ahangaha rero ku mugani w'impyisi n'ihene, ahangaha bagaragaza uburyo ki umuntu ashobora kwikura mu byago igihe abigiyemo bitunguranye. Wahura n'ikibazo akenshi sinzi wigeze kumbaza ngo ese ari nk'aho uri mu modoka utazi gutwara, hanyuma shoferi ukabona byamucanze, yewe se ukabona arwaye ikinya mu maboko ntabasha gukora no kuri vora, imodoka igatangira kurenga umuhanda, wakora iki utazi gutwara? Wayisukira ugatwara cyangwa mu by'ukuri nyine akenshi bikubayeho gutyo wadagadwa, ukabura epfo na ruguru, ukagira ubwoba, ukavuza induru cyangwa se ukifata mu maso ukipfuka mu maso, ariko ibyo ntacyo bikemura. Njye namusubije ko nagerageza kwibuka uko yabigenzaga, byonyine nzi neza ko vora ariyo kuyobora iganisha hepfo cyangwa hino, wenda nubwo ntazi ngo bafata feri bate, bagabanya umuriro gute, ariko nzi ko vora byibuze bakaraga bakaganisha imodoka aho bashaka. Rero njyewe nk'umuntu mu byago nk'ibyo ngibyo mba numva nahita mfata vora nkahita ngerageza kuyobora imodoka kugira ngo byibuze nubwo itagabanya umuvuduko, itabura kwihuta cyane, igane aho ndi gushaka kuyerekeza, kugira ngo ari jyewe nabo turi kumwe muri iyo modoka tutaza kuhangirikira. Hanyuma rero nuko natekereje nahita nirwanaho, ariko wenda wasanga he n'ubundi buryo. Burya ikibazo kigira ibisubizo birenze kimwe, hanyuma wowe ujye utekereza ntukabe umunebwe. Rero uyu mugani utwereka uburyo ki Ruhaya n'ihene yari iyoboye bageze mu menyo ya rubamba cyangwa se mu menyo y'impyisi, byabashije kuhigobotora mu bwenge bwinshi cyane bwa Ruhaya. Hanyuma rero nawe ahantu uri mu kibazo gikomereye abo muri kumwe cyangwa se nawe urimo, ugomba gutekereza byanze bikunze ukareba ni iki nakora mu bushobozi bwanjye, mu bwenge bwanjye buke cyangwa bwinshi, ni iki nabasha gukora kugira ngo mbashe gutanga igisubizo cy'ikibazo gihari.
Hanyuma rero nshuti bakunze Ubukombe TV, turabibutsa gukanda like, share na comment, ariko ntibagiwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ubutumwa tukibukoherereza cyangwa se video tukishyiraho. Hanyuma rero muri bino bihe bigoye bya coronavirus, hari uburyo bwinshi dusabwa kwitwarika kugira ngo tubashe kuyirwanya. Abantu bamaze kuba 70 bose banduye coronavirus mu Rwanda. Ku isi ho ni ibihumbi 700, hafi miliyoni, murabyumva. Urumva rero nyine ni ibintu bikomeye cyane. Reka rero dukomeze kubahiriza ingamba duhabwa n'abayobozi bacu, ariko kandi ntituhagarikira aho ngaho. Ese niki twakora kugira ngo iyi ndwara icike? Turabona ko amahanga yananiwe gushaka umuti karundura wakiza iyi ndwara. Twebwe mu Rwanda ho nta bushobozi turagira bwo gutekereza cyatuma indwara nk'izo tuzihangamura, ariko si ibyo birahagije ko twakwituriza tugaturama ngo tugumye mu rugo, cyangwa twaba turi no mu rugo tubeza ayo mabwiriza ariko tunatekereza ngo niki cyakorwa kugira ngo haboneke umuti. Murakoze cyane.